Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Sonia. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Ese muribuka inkuru twize mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize. Cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twize ni irushanwa ry'ubwiza. None se ninde watwibutsa icyo inkuru irushanwa ry'ubwiza yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye muri iyo nkuru irushanwa ry'ubwiza. Murakoze cyane. Mu nkuru irushanwa ry'ubwiza twizemo ko inyamaswa zimwe ziba mu mazi, izindi mu mashyamba, izindi muri pariki. Twizemo isomo ryo gufasha abandi ndetse no kubana nabo neza kuko ari ingirakamaro. Abana, mwe mubana neza n'abandi mu mahoro? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu ku rupapuro rw'197. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya kuri urwo rupapuro rw'197 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana wawe gukurikirana isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye koma amashyi. Niba urakaye kubita ikirenge hasi, niba urakaye kubita ikirenge hasi, niba urakaye nkanjye, niba urakaye nkanjye, niba urakaye kubita ikirenge hasi. Niba wishimye vuga muraho, muraho. Niba wishimye vuga muraho, muraho. Niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye, niba wishimye vuga muraho, muraho. Niba ufite ibitotsi ryamire. Uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Isha n'inzovu. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'197 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nababwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Isha n'inzovu. Reka nsubiremo. Isha n'inzovu.
Dusubiremo twese. Isha n'inzovu. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Njye ndahabona isha, inzovu n'icyana cy'inzovu. Birasa nk'aho isha irimo guha ibyatsi icyana cy'inzovu. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu isha n'inzovu, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko umwandiko wacu uza kuvuga ku ki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza umwandiko wacu uza kuvugaho, cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba koko uko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbahe akanya k'iminota 2, mubanze musome umwandiko wose. Mugerageze kuwusoma neza mu ijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Ngaho nimutangire. Mwibuke ko umwandiko wacu uri ku rupapuro rw'197. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Nijya ugiye gukurikiraho nsoma. Mu gihe nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoresha n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora asomwa igihe mwasomaga. Isha n'inzovu. Umunsi umwe inzovu yaratambutse ihutaza akana k'isha. Isha yibajije impamvu yari yihekuye iyishongoraho. Isha iricecekera. Kuva ubwo ariko ntibyongera kurebana neza kandi byari inshuti.
Icyana cy'inzovu cyaje gufatwa n'uburwayi bukomeye cyane. Isha yari inzobere mu kuvura, ariko inzovu yo ntiyari izi imiti. Inzovu yagize ipfunwe yibaza ukuntu izahinguka imbere y'Isha yari yishongoyeho. Igisha inama impara. Iyibwira ko igomba kugira ubutwari igasaba imbabazi. Hagati aho icyana cy'inzovu kirushaho kuremba. Inzovu isaba impara ngo iyingingire Isha iyivurire icyana. Isha ivura icyana cy'inzovu ititaye ku kuntu yayishongoyeho. Inzovu ibibonye ityo isaba Isha imbabazi, inarahira kutazongera kwishongora. Nuko Isha n'inzovu byongera kubana mu mahoro. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni iyihekuye. Reka nsubiremo. Iyihekuye. Dusubiremo twese. Iyihekuye. None se bana, muzi icyo iyihekuye bisobanura? Iyihekuye bisobanura iyiciye akana cyangwa icyana. Reka ndikoreshe mu nteruro. Iriya mbyeyi imvura yari yihekuye, Imana ikinga akaboko. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo iyihekuye. Ngaho nimuyikore. Mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi nta muntu muri kumwe, ukore iyo nteruro uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kwishongora. Reka nsubiremo. Kwishongora. Dusubiremo twese. Kwishongora. None se abana, muzi icyo kwishongora bisobanura? Kwishongora bisobanura kwirata. Ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo kwishongora. Kwishongora ku bandi bana ni umuco mubi. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kwishongora. Ngaho nimuyikore. Muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Kandi niba nta muntu muri kumwe, interuro uyikore, uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Isha n'inzovu. Umunsi umwe, inzovu yaratambutse ihutaza akana k'Isha. Isha yibajije impamvu yari yihekuye, yishongoraho. Isha iricecekera. Ngo yari yihekuye. Abana, muribuka icyo bisobanura? Bivuze ko yibajije impamvu yari igiye kuyicira akana. Nimutege amatwi dukomeze dusome. Kuvuga ariko ntibyongera kurebana neza, kandi byari inshuti. Icyana cy'inzovu cyaje gufatwa n'uburwayi bukomeye cyane. Isha yari inzobere mu kuvura, ariko inzovu yo ntiyari izi imiti. Inzovu yagize ipfunwe, yibaza ukuntu izahinguka imbere y'Isha yarayishongoyeho. Igisha inama impara, iyibwira ko igomba kugira ubutwari igasaba imbabazi. Hagati aho icyana cy'inzovu kirushaho kuremba. Inzovu isaba impara ngo iyingingire Isha iyivurire icyana. Isha ivura icyana cy'inzovu ititaye ku kuntu yayishongoyeho. Inzovu ibibonye ityo isaba Isha imbabazi, inarahira kutazongera kwishongora. Abana,
muribuka icyo ijambo kwishongora bisobanura? Twabonye ko ijambo kwishongora risobanura kwirata. Ubwo rero bivuze ko inzovu yahisemo kutazongera gusuzugura cyangwa kwirata ku Isha. Reka nkomeze nsome. Nuko Isha n'inzovu byongera kubana mu mahoro. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None si ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, Isha imaze kubaza inzovu impamvu yari igiye kuyihekura, inzovu yakoze iki? Reka nsubiremo. Isha imaze kubaza inzovu impamvu yari igiye kuyihekura, inzovu yakoze iki? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Inzovu yayishongoyeho. Nimutege amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Ni ubuhe butwari inzovu yasabwe kugira? Reka nsubiremo. Ni ubuhe butwari inzovu yasabwe kugira? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Inzovu yasabwe kugira ubutwari bwo gusaba imbabazi. Mutege amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Ni ukubera iki inzovu yiyambaje impara? Reka nyisubiremo. Ni ukubera iki inzovu yiyambaje impara? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Inzovu yiyambaje impara igira ngo iyingingire Isha iyivurire icyana. Abana, ni irihe somo twize mu mwandiko uyu munsi? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu mwandiko twize uyu munsi nkuyemo isomo ryo gusaba no gutanga imbabazi. Inzovu yasabye imbabazi Isha, maze Isha nayo itanga imbabazi. Byabaye byiza kuko byongeye kubana nka mbere. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko Isha n'inzovu. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze mu busomo bwanyu, cyangwa mu busomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'198 n'199. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu.
muze kandi gushushanya inzovu ishimira Isha imaze kuyivurira icyana cyayo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Nimumfashe dushimire UNICEF n'urubuga rwa YouTube rwitwa Bana Twige. Batwemereye gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.